uriya muriro wari mwinshi cyane. Numeze nk'abakobwa bambeshyaga God me favor sinovuga ni wowe shaka muri milimeta. Ako kwa mugani ya mikino mwajyaga mukina mujya mu ngo z'aba star bagenzi bawe. Harangiriye ko mutogiye gusubirayo mwabonye bitazavamo. Mani bwo yabonye bizaviramo no kurugana arabika. Oya ngose kuri mukuru namabonza n'ibyo yabaturitse n'iriyenda yiwe. Abantu herere niba uri mu diaspora uri umugore cyangwa uri mu Rwanda cyangwa uri umunyarwanda numve ngo Noheli ndagusabira umugisha kuko ndashimira Imana yatumye kuri umugore. Ko yamaze ko mashaka gushwanyuka ahubwo yashiriye yashiriye nese ukobe ko yahiye yabiri ibyuri dusabe yaramuriye ngo sinshobora kubyarira umugabo ufite amaso nk'aya Marie Jose. Siko yarabivuze nohe ambwira yaka uyada ngo yakarabura ngo nagabyara rwose ngo niba bwarahungutse umugari w'amaraso. Akije cyakubwira abanyarwanda abantu badukurikiye zovura mu rutanga ibyishimo atangasho na yakabatangasho ariko nanga ububwa bwabo bagira kuvuga ngo rero bana mu dukurikirana cyangwa se mudufasha ku rukendo uko bwije mugenda mubana natwe. Yego abahungu mubona bano banzovu aba bayaka yego n'abana batagira iterambere ry'ejo hazaza. Aho ngo buriya ndabona yazisatuye inda wagira ngo n'inda y'amabondo. Izo baziteka gute bagiye guteka tamusuri n'amafi cyane n'ukuzabika uwo nzarongora uwo nzarongora ngiye no he nkaba ngo ndamurongoye iryo joro nkamushaka mugira umugore nzamurongora kimurenge. Aho nzovabera umusazi ataratekereza cyane ngo abanze rebe ibintu agiye gukora n'ibyo agiye kuvuga nuko noneho usanga ashwanye n'uriya mugore bakongera bakagute bagasubirana. Yego n'ubu tuvugana mu gihe basubiranye Nzovu na Esther bari kumwe gutya bari kubana mu nzu. Twagize urugendo twagiye gusura Noheli tugendanye ku biganiro byinshi turi maze iminsi tureba tubona mu bantu batandukanye. Rero ubu dufashe umwanya turatembera turavuga tutireka turebe Noheli kandi noneho tunamutungure kuko nta nubwo tugeze tunavugana. Ubu rero tugiye kuganira turebe uko byifashe, reka turebe niba ari twemerera ko dukorana ikiganiro kuri Noheli. Tugeze iwe naha ngaha, reka dukomange turebe uko byifashe. Aha nawe ji none se nyine oya none se buriya soko gutungura nyine erega buriya na Yesu yaravuze ati nzaza nk'umuntu uze nyine nk'umujura bimeze neza tu unarindi mu masuku mu gitondo urabona se turi mu masuku nzirose ndimo ndubaka ngo hari hasi ku muryango amashahi y'inzira mu nzu nese ibintu nabizi ni inkuru ziba zibagenza nawe nawe utanira amabondo cyane ako noneho usigaye urya kwa Nyamabondo ndakurahiye kandi wari wararahiye uti ntabwo nzongera kurya. Yansabye imbabazi yansabye imbabazi kandi burangiye kumutsebya ukomera igifu nasanze ntacyo bintu nkwaye buriya umuntu gusebyari watwakiriye neza ngo mari inkuru ushaka ko zikugenza ntabwo wadutazanye kamera se ukimara gushyiraho kamera yego uba wiyemeje n'ubundi ko n'ubundi ari inkuru zikubuza biko bimeze. Karibu karavuga se ni karibu se shani karibu kabisa mba nimere neza ese ko nameze nkabaye akamwana n'abanzovu yego bariya n'abantu n'abasaza bahombye uruhombe noneho yakamwana n'ikibona n'umugore we mwana ubundi bimeze bite ubundi bari abagabo nazambaga z'ikibisusa izi mboga ziraryoha ariko urakiri
kese zazita ibisusa aba n'ikigori n'ishaka abantu batazi ishaka rya niryo shaka ba bana batoya nyine bataramenya ibintu byo guhinga n'iki byose nzibike mu masuku mu masuku n'uvango bimeze neza cyane bazibike mu masuku kabisa ndabona ko hari ahantu ho kumena imyanda yego Oji ariko burangira isuku bro biragaragara kabisa isuku byose bibaho mu bishoboka byose bibaho yego isuku njyewe n'inshira imbere kuko no ruriya ngo abantu benshi bakunda bagira isuku yego none se ubundi ako urabona ko byuzuye rero ibyo bintu ni ubwo ejo bashobora kuza kubitwara okay ariko se buriya ibishingwe inaha naho nangahe uko twebwe twishyura amafaranga atari hasi y'ibihumbi 2 ibishingwe neza ngo ngirangire none se ibyo ni akazi ugomba kugisha nta makuru uba ubifite hose ibishobora bari n'ibihumbi 2 buri rugo yego abari ibihumbi 2 kigoro bikiranga tuve kuri iri zuba ariko ndabona izuba rimeze nabi cyane Ewana karibu sana. Ya star. Usanze ngiye guteka. Ngiye gukora isuku rwose. Aho ngaho ni ahandi bubatse se? Nari nahiyubatse. Ewe kada uzise no kubaka? Kuko amashayi yazaga kwinjira mu nzu. So nta murimo udakora kubaka uzi kunyereza umwiko? Ibyo nibyo ngibyo no kunyonga naranyonze. Oya? Jewe. Akazi kari kose naragakoze. Kuvuga ngo jewe ikintu ntakoze ni ukwiba ni ukwiba ariko akazi karabuze ariko abantu benshi bajya bavuga ngo akazi ngo karabuze yego watubura wakora iki ibi byose wabikora Chitafu ntiyabivuze mukamuseka baramuseka ariko uyu natuye no gufata ugeze amajyiro ayo gutubura ni utwibutse ko ari icyaha ariko ujyanwe n'amategeko yego tubura ndavuga gutubura amafi n'imigati nko kwesa tubura wabishobora se kuyatubura baze ngo imiziki kubera ni gucuranga batagukubita kwa karayiti kandi koko bagutera ko kure tugasanga yakuyobeye hanyuma ni hano nibera karibu sana ya star kabisa nimereye neza muje nkonuye kumva dore ya televiziyo birwa bavuga ngo nahari ngo yarayiriye ubu siniki Nyamabonda horavuga yuko televiziyo wayiriye yego televiziyo ngiye uno ndashaka ahubwo ngeze amahirwe nkabona amafaranga cyangwa akagira undi muntu ndemera nayitangira gute nahita nigurira radio nese ubone ku Kinyamabonda bakubeshyera biba bimeze bite turababeshyera za nkweto bari bava ngo nazitiriye singizo sigura 180 yego wasibona ase 180 koko nibyo cyane izi zazindi John Walever yanguriye 60 za Barabasi yego tani zindi hano nazazindi zose zurazambara rwose kandi bajya bavuga ngo ni uba wazitiye ngo ntabwo ushobora kuzigarura inshuro ebyiri ibintu nk'ibyo bavuga amagambo menshi ibiryo niba bihari asaba kare dore akabati na bakabonye akabati kanje niba bize dore akabati kanje Usa barabona igitunguru kirimo papa. Igitunguru. Ariko wowe ubize ku ruzovu yigeze kuvuga ngo ariko ngo noheri ngo zingo kuhaha neza ngo ziguha ikirayi ugomba kugura ikindi nyine no mushari umushari komba wacitsa noneho nigisekeje reba nayo karito noneho ya televiziyo yawe siyi hejuru Wanga ibintu baraba bavuga mwana bara nabasikamo nabantu upfa ngo papira bavuga ibintu batazi biya aho baguze basarishije ese nohe tudukomoze ku dukome urusyo dukome n'ingasire yego guteka waruvuze mu gihe guteka waruvuze mu gihe guteka ibiryo ngiye guteka ubungu mukanya ase kuki nta kintu wibwira nohe urumva ngiye guteka cyane ni umugore aya buriya reka mbabwire ko muhora ngo ndongore ndongore uwo nzarongora
uwo nzarongora ngiye no he kavuga ngo ndamurongoye iryo joro nkamushaka mugira umugore nzamurongora kimurenge nzamurongora kimurenge rwose kuko nzavuga ati wa mugabo urakasa mutwe none umunsi mwiza uguhagije azumva muri kandi ari ubuzima bwawe nyine muzaba mugiye kubana ni mugoroba aho nahuye na Gaheza Gaheza umuzi ndamuzi Gaheza wa wundi usobanura amafilime yego twahwesha basinze we n'abandi bajama baba star benshi mu Gisimeta n'icyanwa cye nyine twari muri Medinite Medinite aho bita kwa Baraka mvango muri Medinite hari Remera mu Gisimeta aho bita kwa Baraka ni aba star bose bo mu Rwanda bashoboka baba ari kumwe yego nuko se muraganira rero murahuza imisango duhuza imisangwe twajya gukora imusimire gitera umwayi bwa bukwe bwa umucuti wawe nawe ngira ngo ari muri ibi bice by'ina ahangaha mu kanya ashobora kumuhamagara agahita aza kundeba rero ibintu bimeze neza cyane ibintu aba ari amahoro igiye guteka mu kanya ahubwo se ibintu nahashye niba amfungure haboneho neza nta kibazo mvango muri gaze ngiye gushiramo nuko yitwaza agace rekaze mvango ngo nahashye batike cyo bita umusosi umutoboso achazo so uyu muntu ndabona yazibaze sha rekada hariya barabanza bakaziteka gute wa muntu mva kandi sibyo nakubwira mugomba gushaka umugore bazitobosa bazikabusha niko sha niko muto ari wa mukanga hayo nta nubwo wazi umezo zino nyama baziteka gute harya dukakantu kagigira ngo ukarangije ndagasoje nakobwiriza ukuri ariko kanakomeye rero yaburetse kabanze kuma izo baziteka gute bagiye guteka kamusuri n'amafi cyane no kuzanika wabugamije iki ubwo zakuma rya urabaje gukawusha hanyuma ukazivana mu mavuta uzanira ikibiriti sha Kwari byo abasubunzamenya guteka we nyine niyo mpamvu urumva ko n'ubundi wifashishije igitsina gore wifashishije igitsina gore kirakubwira kiti ugomba kubanza bazikabura tukaganira byaba ari byiza cyane nzanira nzana ikibiti mwana nzana ikibiti nzana kagatebe muto muto reka mutesa neza ntacyo wango rero abanyarwandakazi murabona ko ibintu byose biba bimeze neza cyane neza kagatebe nze ubavuka kantu rero sinzi bavuga tuma ariko urabona ko gatangiye kuma rero kagiye kumuka bango rero gushaka kose bango ubu tuvugana uricara aho cyangwa uricara kuri agati imibase mwereke uhebase ubwo rero ikindi ubu ngiye guteka izo gaze nzitinya ukwanjye rero kundeba uko mana aya macupa ya gaze nyatinya ukwanjye ubundi ugiye guteka pe mba mbona ariko nyamara ushatse wafata ubundi waje gufata wowe haguruka ufate n'intuza bisanzwe nicyo cyakubye uzi impamvu se ntinya izi gaze urumva mba ntekereza yuko utekeye hejuru ya gaze n'ubundi ubundi njye mbashaka gaze ifite amashyiga yayo yo hirya nyine kwa kundi batandukanye afite agatiyo afite iki byose urumva ngo ndaza kurya ubugari nabibonye kwa ko ngiye guteka ngiye guteka ino mboga abantu biga bavuga bugambo urumva batazi ibyo bavuga
bajya bazishyiramo umuntu hacikanira iyo ushaka kuzikawusha niyo babigenza gutya none se kutaziroza umuntu uko yavuze yaravuze ngo nyama ni nyama reka se aho ngo buriya ndabona yazisatuye inda wagira ngo ni inda y'amabondo aho nazaguhitana ni ukuvuga ngo rero bana mudukurikirana cyangwa se mudufashe ku rukendo uko bwije mugenda mubana natwe yego abahungu mubona bano banzovu aba bayaka yego n'abantu batagira iterambere ry'ejo hazaza nta terambere ry'ubuzima bagira ni ukuvuga ngo babayeho nk'abantu bazapfa ejo ni ukuvuga ngo ubuzima babayemo ubuzima bw'abari abantu buri n'ubuzima bwo muri Sodomu ni muri Sodomu ni mu ndaya mu gisementi ni mu ndaya za korodoro ni za sodoji yego nibwo ubuzima bibereyemo bara rero ni abantu batazigera bakomera impamvu ni iyi impamvu ya mbere batazakomera urayizi yego ni ukuvuga ngo bariya ni abantu babona amafaranga ati bakumva ko inda zigomba gukemura ibibazo byabo byose kwanga amavuta y'abandi ngo bahumuye arahumuye bado ntabwo zijya asize mu kanwa gato abarisha abantu bigo bavango na heri ntagarya neza ariko zitajyamo hesha nta rushi ufite se benshi se yica none kuri bushidutse zigashe zirakoma abo ni ngo uriya yari ndende uriya yari ndende wari kuyikata rero bazikatamo kabiri ako ziko ari gusha buriya nta muntu uri umurengera we nta muntu ufata n'igice amaze nawe urusimbwe eshanu uvura ugeze ubwenge aho ngaho none se twari tuki ku kibazo cy'abanzovu n'abayakamwana nzovu agira nzovu nta jitafu abantu n'abantu badafite ubuzima ako none se jitafu ariko ntabwo ndabona uretse ko wenda mugirana utubazo wagira ngo ni wa mukino wa ntuze wa Jerry and what ibwa upusi bw'intuze ya pusi n'imbeba umukino wanyu ni kumeze none se kuri kamera kuki mukunda gushondana urumva atari ikibazo nyabara n'abana bana ako jitafu ntabwo ndabona yasuzuguye manipa ntabira nuko abandi babikatagura nuko abandi babikatagura ariko ariko ni indwara gusuzugura ntabwo indwara nziza gusuzugura ni iby'abantu badafite ubwenge ubundi umuntu w'umugabo yasuzuguye ngo njyewe ngo usuzuguye kanaka yego ugasanga usuzuguye umuntu ukugaburira cyangwa se umuntu ugufasha uguha iterambere kuvuga ngo nta buzima ufite oya ntabwo nta buzima ufite ko nka buriya nzovu cyangwa yaka yaze ko ahantu atiniye buriya yaka aragifite ubwenge bwe zirango zabo ntabwo zizakomera n'ingo zizasenyuka bitewe n'uko bari kuzishinga nibo bazisenyeye yego bajya baca umugari w'ucyarwa ngo ugiye gutema ujya gutema urugo mutiza umugore kuko ikintu cyabayeho nimba nzovu nama mwene ntabwo urugo rwe ruzamara amezi abiri yego cyangwa atatu duhaye iminsi duhaye amezi kuko bidatinze bakabana ukwezi kumwe kuko tuzuye bagahita bashwamagurira kuriya bivuze ngo nta rugo ruhari noneho aho nzovu abera umusazi ataratekereza cyane ngo abanze arebe ibintu agiye gukora n'ibyo agiye kuvuga nuko noneho usanga ashwanye n'uriya mugore bakongera bakagute bagasubirana yego n'ubu tuvugana mu gihe basubiranye nzovu na Esther bari kumwe gutya bari kubana mu nzu se nzovu burana urabizi ko nzovu afite televiziyo nk'iyi nakorera mu diaspora yaramugurije yego noneho araza arayimenya mu diaspora kumuterekera umugore we niyo mpamvu yamuguriye televiziyo aba arayimenya mu nyuma urabizi ko nanone uwitwa ngo ni witwa baramuvuga abantu baramugaya aravuga ati ngiye kugura indi noneho nk'umuntu w'umugabo yiteze imbere y'ikiciro arayigura amaze kuyigura ibyabaye mwarabibonye nabyo
ejo bundi aratambira gufata ati ngo umukozi azahembwa ryari ngo dusaba arangije baracicika arambwira ko kuba arafite ibibazo amusubirisha amaranga ngahita afata ivide ngahita arikubita muri televiziyo urumva ko rero umudayimoni wagize televiziyo ya mbere n'iya kabiri yise ayibona ariko icyo nshaka kubwira abanyarwanda abantu badukurikiye uzovura umuntu utanga ibyishimo atanga sho nayo akabatanga sho ariko nanga ububwa bwabo bagira bafata ibyemezo buri gihe bidafite cumi na kane bidafite purani dukwiye kubaho ubuzima bufite future ubuzima budafite future budafite icyerekezo ntaho tuba turi kugera aho tuba turi kure rero icyo nshaka kubwira abantu bari abantu baje muri ibi bintu bakabimaramo igihe kinini bakumva ko bafite amazina aremereye amazina akabungoza hiti zikabungoza bakigira ko kuba umusitari no kujya gusambana ari ukwishura mu buraya ari ugushuka abana batoya urabona ngo Esther na Nzovu Esther afite 27 tuba afite 55 sumva atari ikibazo gikomeye cyane niba ndavuga bari abantu reka nyirebe rifiyanye n'abantu bafite icyerekezo cy'ubuzima ubwo bajya n'abantu twasura ngo bakarange ifigo barababwiye ngo uyu ni umutogoso papa bamwita umutogoso siriye kurya ifi nora abadayimoni bahunga kuko ni abantu badafite icyerekezo cy'ubuzima habe na gato yego urumva rero nibyo nyamabwira bariya ntabwo bakomera reka gukomera kwa bariya abantu biragoye cyane niba ubwira ngo cyane ko mvuga cyane nese uriya mwana w'abandi bangaje ubu buriya azaba ari uriya mukobwa uriya mugore w'abantu uze dusabe se baramwangaza dusabe ariko uzi ko yari afite akuze dusabe yarambwiye ngo sinshobora kuryanira umugabo ufite amaso nk'aya Mariya Jose siko yarabivuze none ambwira yaka uyada ngo yakarabura ngo nagabyara rwose ubugabo niba bwarahungutse umugabo w'amanase ngo no kwikira igitakisetsa yes none se ko umva ajya mu ndaya akoresha iki Esther aravuga ati ntabwo ngiye nshobora kugite ntabwo nshobora guterekana Nzovu mari mwikinze yazanye ngo umusitari byo kuba umugore se nta birimo buriya ngo bari bamaragiye kinini mwambika kondomu ego bajya kubikora bakamwambika kondomu kandi noneho Esther ngo yajya gushaka umuntu umukubitira ngo akamugerezayo bakamushimira ahantu ababara urumva niba mutaje mwagiye mubona ngo yaraye hehe ngo bashwanye ngo yaraye mu ndaya rero yagiye gushaka umugabo umukubitira urishimye ukagenda neza cyane ubuse bariya ntabwo bagira uretse Nzovu bagure matera nyinshi iyi matera urebe igura 200 200 ni umuntu wo hanze wayiguze rwose igura 200 iyi ngiyi nziza nk'ubu ngubu yego hano ngo Esther ngo twabana Esther yaryama ku buriri urabona rero ko fata uburiri bwanjye nubaha ngo njyana sho ziriya nto ziriya ni into none sibwo ariko nyamara bivugwa yuko ngumo baho yaravuga ngo gushaka ni byiza bivugwa yuko gukunda Esther akomeza nkuko kandi Esther nawe yarabyemeye abantu batuje ko abantu twakunze bakatubira ngo dukomeze kubakura Esther nawe yarabyemeye ndasicyana akomeza nkuko ubwo suka ubona amaherezo bizagenda bite nohe amaherezo y'iki bari abagabo y'iki amaherezo y'iki bari abagabo nyine urabona avenire yabari iyi ko yamaze ko mashaka gushwanyuka ahubwo yashiriye yashiriye nese uko ko yahiye yabirindure ariko banza yahiye da no kuvuga ngo Esther abayeho mu kagira icahomba babyonese yego ako Esther yemeye yuko adakunda Nzovu sinzi ukuntu umuntu akubwira ngo ntagukunda warangiza wakomeza ukambana nawe ubu Nzovu koko amaherezo bizagenda bite Esther se we yihambiye nubwiye ngo ko burase nuko nyine nuko afite target kuri Nzovu sorry ako badatera mwakunya kuvuna umuheto n'ukuntu muvuga nka ingaga bishasha uranze vuga atera umwakatu Nzovu se oya niyo mpamvu Esther amutinya batera umwaka ku rwego ruremereye kuko yigeze kumuvuma
undi ati ntukamvume utera umwaka. ariko ninde wavumbuye Imana itavuye Si uko se? uretse ko abantu bagira abadayimoni uramvuma se birambuza kurya isi biravuma ryabo abari abahungu baza batera umwaka kuko umuntu arabavuga akenda gusha Ariko barayaye. ngo rero abagore baragonga Abagore baragowe urabona akazi baba bakora. warangiza ugataha unabashyiraho inyetse ngo byahiye bagera vuba vuba Agakubitwa. Komera amazi. nahiye we Rero. bya bintu biriseye Ase. Buriya. ni ukuvuga ngo Gabanyumuriro. niyo mpamvu amavuta rero arakaze Gabanyumuriro urabona ko man. Nawe ntabwo ushye. yewe ntabwo napfa gusa icyo abanteka ariko nanjye ndaza kureba uko niba mba nakarabye mba mfite intoki zisa neza n'umusirimu Urabona se bitakunze. Uriya muriro wari mwinshi cyane. Se wowe urafata ubuto ushyushye ukabushyira ku rurimi. nari ndangiye Barayagasane. Ushaka kuneza ibibazo hano mani. nuko ugiye gushaka umugore Wadatinze ahubwo. Manibu hari igihe atabikubwiye. nari nari gushaka umugore niba nka bariya Oya uzarambagize ushaka umugore. Uzarambagize apana kujya mu bantu nka bariya ngo urabazana. ari gushaka umugore hakubera igihombo ugashaka umugabo udashobotse nka bariya agakubera igihombo ntabwo njya mbibona Bibaho cyane ku bagore bamwe na bamwe ariko ntago ari bose kuko abagore benshi nabo kubahwa. hanyuma shani ni kukazi ndaza guteka ubugari mu kanya cyangwa umuceri wajya kubona akanyamabondo agira inda nini ukabona ageze hano hano ibirwaho bihiye nyamabondo nanjye abirwaho bihiye Reka se. Ase urajya mabondo ashobora kuba yarya ikiro cy'umuceri akakimara. igifi nk'imbi n'ijisho Oya se. utazi n'inyamabondo uramubarira ashaka kubamenya Kwa ari nyinshi wanuze ko wagira ngo ufite n'ubukwe. turi duce gata ntuki agagenda umuso Neza nawe urazimara. shazi ni nkeya kuri ndahubwo Oya. ndebere yibi hanyuma rero hajya baziteka gutyo bamaze kuzikawusha Ubwo nyine ugiye ukaranga ibirungo. ibirungo se nabiguze Neza uraziriraho. cyane Nta nyanya ufite se? inyanya zirahari Ntufite ibirungo nyine si ibirungo ibyo ngibyo. Ibyo birahagije inyanya, poivro, urusenda, ibitunguru. Ibyo se hari ibirungo birenze ibyo ngibyo. Urashaka gufata bya rohonya nganda ukabishyira mu ntuze mu biryo byawe. Ibyo nibyo birungo by'umwimerere. ibirungo nta n'ubunyobwa se Oya unyobwa se nk'ifi mwana.
n'abaranzi. Ako disi Vanessa Inspire yababajwe cyane n'isenyuka ry'urugo rwa Ntuze rwa Yakamwana. Sorry. Oya nzovuwe n'ubundi nta byasenyukaga bihari. Ahubwo Yakamwana ni wo babaje nyine. Nuko nyakabaye bavuga ngo kabaye icwende ni koga. Niyo koze ntigashira? Ni gace niko njya no bavuga. Niyo kakeye ntigashira munuko. Cyane. Umva. Yewe cy'iki. Umugore wagazajya mesa uri guteka. Zadufasha. Muri ikintu cyiza. Ubwo kugira umugore mufashanye. Yego. Uziko nta yabonye amavuta yawe. Yaranye guhita gutuma ababyeyi. Babo baze igikomere cy'amavuta yari ashyushye. Ngitarangenda gasa. Foto ndi kujya kwivuza ubushye. Iyo foto ndi kujya kwivuza ubushye. Bakakubaza niba nta mugore wari ufite bagomba kuguteka. Gigabanya umuriro. Urere kuri poivre se? Ako ko nzi guteka man. Ndemera kuri poivre. Kareka bahera ku gitunguru. Ako byose ushatse ubikatira rimwe ubundi kwanga. Ubone ko ngiye kubigenza. Ega poivre n'ubundi gitunguru yose ko. Baragusereza ngo ntabwo uzi guteka ngo ntabwo urya neza. Urumva amabondo rwose wagira wamugorewe ko. Bana basa. Vuga ngo. Amabondo cy'ubu n'igiciro cy'izima yakubwiye. Hano hari urumuri rwinshi cyane. Harimo urumuri rwinshi cyane. Umano. Manurebe. Aya nta kibazo ntacyo. Kando gabanya. Amabondo sha. Mbona nabwenda. Cyane. Uteze. Kandi yarujuje ibipangu yarubatse za Kayonza hose abemeje ariko. Nabonye Kayonza nyine azaje mu mugi. Iyo mu nyengera za Kayonza. Ese ari cyo bitwaye? Umunyarwanda ko yemerewe gutura ahantu hose ashaka. Ase nyamuboro nawe umunyarwanda. Nese ni umukongomani. Ako yaje yitwa Kabila. Nyamabondo munagukunda man. Ayute? Nyamabondo aragukunda. Aramuze ngende umugore. Nturi muramu wese. Cyakose kosetse. Ese nturi muramu we? Muramu we kwa ndetse narongo mushiki we. Nese ntiyashatse mushiki wawe. Mushiki wa yo. Komoka Nyamasheke. Ya ntabwo muzi. Bagutuza mu gace kamwe ntabwo bivuze kutuvuka. Ako buriya mani iyo ugize amahirwe ukabona umuntu muvuka ahantu hamwe urabe yayisawa. Abantu bari mu mujyi wa Kigali bavuka hamwe n'abandi. Umujyi we uzibikomera umuntu abayifitiye. Umujyi sinshaka kuvuga ngo ngoma, ngo mama, ngo mami, ndakumva abantu ngo mami, ngo daddy, ngo ndashonje, ngo ma, ngo nzagusure ryari. Burangewe nakuyeho ndi papa nk'imama. Nta mama ngira, nta data ngira. Agufite abavandimwe. Abavandimwe se ubura n'abantu baza bakubwira abavandimwe urabivuga urabizi. Ariko ntugahate inyanya man. Oyangenda zihata kubera ko uri gukora ibara rero. Kubera iki? Hati inyanya. Urwo ruhu ako gahu ni keza mwana. Iyo wende yishoboye urarurapa. Ukarapana n'inyanya uri. Oya wakosiremo se busirimu. Rero byo kujya mwirwa njya guhonda kuri ntuza. Nabwo no busirimu ariko kuri zirapa niwe. Naho guhata ku gahu buraka bagafi ubu wisha ibintu byinshi cyane.
bya bindi bakubwira ngo guhata ibirayi Kuki? uretse ko nanjye nyine barabihata Ejo rero ntabwo babihata. barabihata ariko buriya uba wishe intungamubiri nyinshi cyane. Naza nyine n'ubundi ndabyibushye. Buri umuntu ufite umubyeyi ajya amwubaha. Niyo mpamvu ubona nk'undi igitsina gore. Wabyibushije? Yego. Igitsina gore ndagikunda cyane kuko igitsina gore nicyo kitubyara kikatubyarira gatuma turuhuka mu bwonko. Igitsina gore rwose kiragira impuhwe kurusha abandi bantu. Ahantu herereye niba uri mu diaspora uri umugore cyangwa uri mu Rwanda cyangwa se uri umunyarwanda. Numve ko Noheli ndagusabira umugisha kuko ndashimira Imana yatumye uvuka uri umugore. Umugore ni umuntu ukomeye cyane. Yego. Uri umugore ni umuntu no mushamuko muri abagabo 10 no mu nama y'umurenge na heyose. Bakabaha ijambo ariko bakavuga ati dusigazemo umuntu w'igitsina gore umwe. Kuko igitsina gore kirashoboye. Yego. Akubura warozi kwinyanya ku bana batoya kwa bya bindi babasifata bakazihekenya bazi ko bitera indwara. Inyanya ko bitera indwara. Amiga uretse inyanya wono sinzi nyaje kuzekenya hose kuri mukuru n'amabonda ari bya yaraturitse n'iriyenda yiwe bakunda gutse inyanya nigeze kumva reza ari kumusereza ngo ntakajye yikanga ngo iriyenda ngo niyo ubukire ngo reka ngo ahubwo ngura wararwaye warashize wararangiye akoreza nawe no umuti wamenye oya yamubwiza ari mu byejo bari gukora ikiganiro ako bari guhitanya bari bangambanye reka se baniraniye bagiye kwatsa umuriro barandasira nabijyanye navuga ati icyo umwana ashatse cy'agarire narakimwa cyangwa mbere barandasira ariko hari umunsi bari mbanje na zona yashagiriza tambasi hari igihe umuntu anabibona akagira ngo wenda ngo ni igitima kibi wenda cyangwa n'urwango muba mufitanye nabyo barabirimo oya se habayemo byifuza oya uruzi ko abantu bayibona tukagira wenda ngo ni ibintu nyine ugasambana muri Sodoma ngo wamufasha nijoro bari kumwirukana akagukunda kandi uri kwerekana ibimenyetso ko wamubonye nyine baba wakunda umuntu ushyira intege nke zawe hanze umena umuceri cyane ntabwo bitewe buriya ikintu cyakugeza muri ya telefone ya sipera akanyishisha nuko yamurasiga byababaje kubera gufuha ngiye mu bukwe naraba ngiye kugera kujya kumubesha ngo ngiye mu bukwe naraba ngiye gushaka umugabo nyirongorera agakangurikira kangera saga ya jambo arivuze noneho genda nasetse urumva bwa mbere nyine wabonaga ko ari guserebura ibibazo byabaye kwa yaka mwana urumva none nangije uri komye muti mani uzi ibintu bagukorera wowe buri weekend ko bajya gukubitira umugore baramukubitira nzobe yasabira nk'agahinja kaguye mu mazi ariko nzobe ikosa yakoze buriya no gushaka umugore ugaragara nk'aho afite isura y'inzobe buriya ikosa bwa mbere no gushaka umugore ukurusha ubushobozi n'ubwiza keretse ari wa mugore wagukunze kandi ari umugore w'umukristo ukunda Imana n'abantu utiyandagaza utariyandagaza kuvuga ngo urifashe wowe ubwawe ukoze ikosa nka ririya yego ndatangiye gukora abantu ndatangiye guhumura kandi bigiye hagiye gushya bajya bamenya ko Noheli ndi umuntu w'umugabo uwo munyu rero ndawutinya ubwo bwoko bw'uwo munyu kubera icyo umunyu ndawutinya ku rwego rwo hejuru uriya uwo munyu uzi ko hari kwa kundi nk'ibiryo bitarimo umunyu mwinshi urumva wenda birimo akonya gakeya ugakenera kuwushyiramo ari mubisi nubwo atari byiza ariko uwo nguwo urakugaruka urakuzironda uziko igihe uburya ugahita ubura umwuka uburya ari mubisi
cyane rwose ukumva amaraso arahagaze mu mutima wawe. Umugore urashaka zashatse umugabo muzima, umugabo uberwa, usa neza, ngaho uzi guteka, waciye mu buzima bukakaye, umugabo utari ikiremba, umugabo ni wa mugore ngo nukumukubitira zayamukubitira ajya ngo buri weekend akomara yaje. Nzovu yadomotse yagiye ku kazi, yagiye guhurumba ku macani. Oh yes. Ibayita amagi papa. Udukoresho twose ubu dufite ariko duke twiza tudafite akavuyo, tudafite akajagari. Ubundi ushaka kugura igitanda, nkahita ngura na ya ntebe yari nkayitambika yo gutambika ahangaha. ubundi geti iryoha, nimara kugura igitanda geti izahita iryoha n'intebe. nkahita ngura na tapi yo gushyiramo hano mu nzu. abantu bajya baza mbigisha guteka ibise yakayabishobora. Mbona Nzovu n'uwo babaye umugabo niwe wabishobora. Nzovu ariko Nzovu yubatse izina, yabaye muboyi, Nzovu azi guteka. aba ako kwa mugani ya mikino mwajyaga mukina mujya mu ngo z'aba star bagenzi bawe, harangiriye ko mutogiye gusubirayo mwabonye bitazavamo. Manigo yabonye bizaviramo n'urugana arabika. Oya birimo amashari gese mutagomba nese ko mwatangiraga abantu hamwe. Utaje wanje hamwe ngo muzi wanje abana ati nanje wanje kimwaje kwa kaga bagatwabaja rero umunsi ni bashobora kuzirica. Ugasanga tugiye kuri umwe undarababaye cyangwa se aho tugiye bakwisemo kagikunda kandi mwana agendaga muzenguruka narabishimye biriya. Ese hari umukobwa wakundaga kubagaburira isambaza yitwaga ndari, wowe wirabura mukunda Juri, we ko atagikora cyane hari akonoze kuri X-Large. Kuri X-Large buri kwezi buri kwezi agomba kuba hari umushyitsi. Ngo niwe wabaye imandwa ariko ya X-Large udatinye n'umuntu nka Noheli watindana nawe ntacyo. Ikindi kandi urakunzwe kuri X-Large kabisa. Buriya cyo so gukora. Hari umuririmbyi wavuze ngo mwana wanjye n'ubwo isi gukomeye amashyi. Uzibuke byabiha wabaye mudafite. Urumva? Nuko kuvuga neza. Ubango rero njyewe ikintu kinishimisha ni iki. Iyo abantu barimo bankomera amashyi mbambwira Imana ndindinde. Ngenge. Ndinde kwishyira hejuru, ndinde ubwibone bw'abadayimoni. Kuko buriya nta kintu cyose Satani ku isi ni ibintu bitatu: kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Kandi buriya ngo ikintu kibanziriza umuntu kugwa no kuba Kristo cyangwa se n'abandi bantu basanzwe. Ngo umukristo abanzirizwa n'ubwibone. Uzabirebe buriya nk'abahanzi ubwibone bagira nibwo Satani yari afite mu ijuru. Kuko Satani niwe waririmbaga amajwi 12 akasohora ni segonda rimwe. Yego. Niyo mpamvu abahanzi rero kuririmba bagahogoza yuhu bagahogoza cyane. Abareba baravuga ati mwongoza ariko namwe Imana si yanyu ni ya Satani. Kuhogoza ntabwo ari byiza rero. Ni byiza ariko abiyemera. Nese nka mucuti wawe urimba yuhu nawe se bahogoza, nawe ntabahogoza. Munyakaza arahogoza cyane. Nese urabona hari ribirye. Ese wo ntabwo aragutumira mani ko yatumiye Banzova akabaha amafaranga. Abo tutamangera. Nyine ugomba gukora cyane ukamuzajya no kumusura akagushakira kandi. Azanyira amagana ko ndashaka kuba izina rirenze. Ndashaka kuba izina rirenze ry'azamamaga. Ya Munyakazi se?
cyangwa rya nzovu tuvuze afakiri hezi ba rero ndibura reka nkubwire nohe buriya iyo ubona uri kuhitinga gutya ushaka utuntu kubaka utubanza ukagira ute ukareka ibintu byo kunywa ukareka ibintu byo kujya mu bintu bigayitse no mu ndaya n'ibiki byose wo kwiyubakira ubuzima bwawe naho iyo ufashe ibintu ukabibangikanya byose ni hahandi hari umusaza nshaka kuzakorana ikiganiro ari umusitari ukomeye cyane ariko yasubiye hasi cyane yaguye nk'ibere kwa kundi nyine ubona amahirwe agusekera karandeze wa oya nta karande ahubwo hari uburyo umuntu akoresha ubuzima bwe nabi yaraprofise yarabubonye bwa mbere ari bwiza noneho akabukoresha nabi rero iyo ugifite amahirwe ameze gutya ukundwa n'abantu ubona utakanibura ukabona umuntu ukumva hari igihe noneho umubura bitewe nuko yabonye uhuru usinda yabonye uhuru usambana ubura twadufaranga dukeya bururagira abanza uvura bira bintu ntibizabagaruka oya we nzovu nungu aracyakunzwe aracyafite amafaranga urumva nge niko mbyumva naho ubundi urabona ko nzovu ari kugenda yisubira amayira gake urumva ayishinga yakamwana ni umunyamerika burya cyane ashatse neta yiyambukira akamwana ni umunyamerika ukurikije ukuntu bari abantu bakomoka ari n'abantu bo hanze bamukunda afite n'abantu bamukunda ko impamvu bamukunda ya ni mwene wabo ubwo nakomeza kumwishinga yarasubira kongi wabo none afite ikintu cyitwa depression iteye ubwoba inzovu hahandi ujya kubona ukabona aricaye ararize araganiye karira arase ubukunguzi namarira y'ingona no bukunguzi ubusa amarira y'ifi wayabona wayakura he abarera abajya tuza shaka amarira y'ifi ni wayabona ntabwo wayabona rwose ni umutoroso kabisa baba rero bavuga ubugambo rero kandi unahamagaye amaguru namubwira akazakomera kuri inyuma nizamugani bamuhamagaye akizi inkingi muri jisho ahita gutuka aje muhamagara kwivumbura kuba tutivumbura za nuko natwe imitwe yacirimo ubusa mugani wa Jay ngo kuba tutavuka suko imitwe yuzuyemo amazi kono moto basana ko jana humwe ese ya telefone no bwoko Tekno yo ntago ari Infinix Tekno 20 Spark ko mubuze nyamabondo se wamushyize nasike nimero niyo duhuye arangije gati dusangiye ariko yo umwana nabonye mwari mwaryohewe da ujya kunyereka inyama nk'umwana w'umusha ndaje nkureho niyo nyiri byondo bari nandiro umwana mwiza ariko Yamabo bit biracamo natetse ifilimi irabira ndagasingingi ngo dusangiye
yakoresha iki se ko ari umutogoso wa danje siraho pariwe niko no umutogoso ntabwo nakubesha ngenuye ku Gisozi Beretwari yakwereka rwose ngwino dusangiriye ifu sheho na kamera cyane hanyuma rero ngwino dukora ikiganiro uzane n'inkoko ujya natetse inuza ni kato musoni natogosheje ntabwo ari yafi nini cyangwa uzane inyama twitekere wazibona ariko nabwo sawa amabondo ntari biri amabondo n'umwana bizi ajya inyama nk'imbwe muri jisho aragiye kuza tereka inyama abo ndahishuje ngewe ngaho uno mwana ntabwo wamuha nsigaje guteka rero sindateka umuceri nk'uko abyara umuceri se uhazanye amabondo cyangwa ubugari nibwo bumuhaza tugane ku musozo tugane ku musozo ibindi bazabibona yewe Noheli turabakunda cyane abakunzi bacu kandi turabemera muri inshuti nziza muri inshuti z'akadasohoka kandi nishimiye ko uyu munsi wa none televiziyo yaje kunsura muri geto yanjye kabisa aho ndyama naha hari abarajya bavuga ngo Noheli ngo ntukajye wicisha amazi ngo kwerekana aho utuye kubera iki se bo ntabwo aho nuye se ndara hasi yegura ngo muri uramwobo umwobo ufite rangete yegura plafo nziza gutya iteretsemo televiziyo irimo icyo kurya irimo jewe rero matera n'ibiki byose banibereyemo hano one day igihe nikigera umuntu ushaka kunkunda cyangwa se kunsaba urukundo 0780 5290 iyo ni nimero yanjye cyangwa ukansanga kuri channel yanjye yitwa Noheli Artist hari indirimbo nziza cyane nasohoye z'ibisirimba ahubwo none nabonye isigaye unavanga ushyiramo na Sekira Music urukundo nasize hanze ngiye My Love arya yitwa My Love hari My Love akaba niyitwa Ikibasumba ni wowe nzozi nziza narotaga numeze nk'abakobwa bambeshyaga God give me favor sinovuga ni wowe shaka muri milimeta ni wandutishije ba Ronaldo ugatuma njya muri Minato umutima wangaye ni wowe ngeze duhanganye ubwo ngutsindiye reka nanjye ngutsindire okay WhatsApp Tabana niba yirukana subscribe wotarayikanda ibiganiro byacu nakagaruka ciao